Yesu Kristo nashimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 6, duhere no ku murongo waho wa 5. Haranditse ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane ku isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Bavandimwe, Imana iri kureba ibyo umwana w'umuntu agenda akora bikayitera agahinda mu mutima, aho yageze aho inicuza icyatumye irema umuntu. Imana irareba kandi ireba byose, kandi Imana ijya ibabara. Imana yaremye umuntu ari mwiza, ariko igihe cyarageze ibona ko ibyo umuntu akora ari bibi gusa. Imyitwarire y'umuntu uyu munsi yababaje Uwiteka, ku buryo Imana ivuga iti nicujije icyatumye ndema umuntu. Ibi rero bitwereka ko Imana ifite umutima. Iyo ibonye ko abantu batakigira ubwenge, batakigira urukundo, bahindutse abanyamahane, bahindutse abariganya, bahindutse abasambanyi, baricana, irababara cyane bikayitera agahinda. Bikaba byatuma Imana ifata imyanzuro, kandi imyanzuro itashimisha umuntu uwo ari we wese. Isi yacu rero bene data yuzuyemo urugomo, nubwo tubyirengagiza. Uyu munsi isi yuzuyemo urugomo nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa. Abantu batakigira impuhwe uyu munsi nibo uri gusanga biganje cyane, ugasanga ikinyabupfura mu bantu cyarabuze, ntibagikunda Imana, barangwa n'ubusambo, amacakubiri n'inzangano. Niba Imana yaricujije icyo gihe, wibwira ko uyu munsi wa none aribwo itakwicuza? Kuki tutabona ko turi gusubira aho Nowa yabaye? Cyangwa se kuki tutasubiza amaso inyuma ngo turebe mu bihe bya Nowa uko byagenze? Uyu munsi wa none rero natwe niho turi kugenda dusubira, ariko Imana ntihutiraho, Imana itinda kurakara, Imana ntiyitura umujinya abantu bitewe n'ibyo bari gukora, ahubwo irabanza ikababurira. Imana ibanza kuburira mbere yo kurimbura, nk'uko yabikoze no mu gihe cya kera. Imana ntiyigeze irimbura isi itabanje kuyiburira. Nowa yamaze imyaka myinshi yubaka inkuge, ntabwo yari umwubatsi gusa, yari n'umubwiriza. Abantu baramusekaga, ntibamwumvishaga amatwi yabo. Nawe uyu munsi urimo urumva ijambo ry'Imana, n'ijwi ry'Imana riri kukuburira. Igihe kirageze ngo uhinduke. Imana iracyihangana, ariko igihe cyo kwihangana kijya kigira iherezo, kijya kirangira. Yesu ni inkuge y'igihe turimo uyu munsi wa none. Muri icyo gihe abari mu nkuge nibo barokotse, no muri iki gihe Yesu Kristo niwe nkuge yacu. Abamwiringira bakihana, bakamukurikira, nibo bazarokoka umujinya w'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nta wundi mwami wahawe abantu ngo tubone agakiza atari Yesu. Niba utaramwemerera, igihe cyo kumwemerera no kumugirira icyizere ni iki ngiki. Hindukira none, kuko ejo ntabwo ari ahawe, ejo ni kera, ejo ni kure. Imana nishaka kurimbuka iravuga iti ndicuza ko naremye umuntu, ariko siko, ntabwo ikwihakanye, iracyagufitiye impuhwe. Icyo igusaba ni ukumva ijwi ryayo ugahinduka. Wikwisha mu byaha ngo wibwire ko utagaragara. Imana irakuzi, irakwihanganira, ariko izageraho ifata icyemezo. Hindukira none, ejo bishobora kuba bitakigushobokera. Imana iracyavuga n'uyu munsi, iraburira isi, iravuga iti mbacira urubanza, ariko ndacyabategereje. Tugomba kwihana bene data, tugahinduka, tukareka urugomo n'ubugome, tukiyegurira Imana, tubikuye ku mutima. Uyu munsi wa none Imana iri gushaka ko duhinduka, tukayiyegurira tubikuye ku mutima, atari ukubeshya. Uwiteka niwe wabonye ko isi yuzuyemo urugomo rw'abantu, kandi ko ari rwinshi cyane, kandi ko ibyo batekereza byose mu mitima yabo ari bibi gusa iteka ryose. Uwiteka rero niho yahereye yicuza ko yaremye umuntu mu isi. Byaramubabaje mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzahanagura abantu naremye mu isi, kuva ku bantu kugeza ku matungo n'ibikururuka n'inyoni zo mu kirere,
kuko nicujije impamvu nabaremye. Rero bene data, reka two gutuma Imana yacu yicuza, ahubwo duhindukire. Imana nababwiye ko ireba byose. Uyu munsi rero nakuzaniye ijambo rivuga ngo ibyabaye mu minsi ya Nowa uyu munsi natwe byatugeraho turamutse twanze guhinduka. Imana yo irabanza ikavuga, irabanza ikaburira abantu, irabanza igatanga ubuhamya, ikabanza ikabivuga, ikabanza ikagira abantu inama. Iyo byanze rero nibwo ifata imyanzuro. Ku bwa Nowa ni ukuvuga ngo ntago yabaje gusa, ahubwo yari n'umuvugabutumwa. Yagendaga abwira abantu ngo nimwihane, nimuhinduke. Bavandimwe, inshuti zanjye, inshuti z'Imana, uyu munsi nimureke duhinduke, tugire imitima mishya, kandi twizere Imana ko ishobora kutugirira neza. Two kwiziba amatwi, kuko turi mu minsi igoye, turi mu minsi imeze nk'iyo mu gihe cya Nowa. Uyu munsi wa none ni ukuri Imana iri kutuburira, Imana iri kutubwira ko ingeso z'abantu zikabije kuba mbi, kandi uyu munsi Imana iri kutubwira ko igihe ari gitoya, ari kigufi, dukwiriye guhindurwa n'imiburo turi kugenda twumva. Imana yo mu ijuru ikomeze kuturengera, kandi nta wundi nk'uko nabibabwiye tuboneramo agakiza, tuboneramo gukizwa ni Yesu Kristo. Uyu munsi Yesu niwe nkuge yacu, niwe twihishemo, niho agakiza kacu kari. Imana ikomeze itugirire neza. Ndabashimiye rero kuba mwemeye kubana nanjye uyu munsi, kuba mwafashe umwanya ungana gutya mu kumva ijambo ry'Imana. Mbibutsa ko Imana idashaka ko hari n'umwe warimbuka, kandi mbibutsa ko Imana iri gutanga amahirwe ku muntu wese ushaka kwihana, kugira ngo atazarimbuka nk'uko abo ku bwa Nowa byabagendekeye. Bene data rero nta kindi dusabwa ni ugusenga, kandi wihangane rwose. Imana izaguhemba, izakugirira neza, irakwihanangiriza ngo ugaruke, kandi irakwinginga kuko ikubwira ngo ejo ntago ari ahawe. Fata umwanzuro rero, uze dusengane Imana, uze dushake mu maso y'Imana, uze twiringira Imana idahemuka, izatugirira neza, kandi agakiza kazataha mu mitima yacu, kazataha mu miryango yacu. Tuzakiza benshi nitwihangana tugakorera Imana. Abo ku bwa Nowa barimbuwe no kutumvira, abo ku bwa Nowa barimbuwe no gushayisha no kwishimisha mu ngeso mbi. Icyo gihe Imana yaje gufata imyanzuro, irabarimbura bose kubwo kwanga kumva no kumvira imiburo Imana yabahaga icyo gihe. Reka rero dusoze dusenga isengesho, dusaba Imana imbaraga, dusaba Imana kutugirira ibambe n'impuhwe, kugira ngo tuzasohoze urugendo mu mahoro. Mana yacu, turagushimira ko udukunda, dusabye imbabazi ku byaha byacu byose. Dufashe guhinduka, tugukurikire, twinjire mu nkuge ya Yesu, tuzarokoke umujinya wawe. Tugusabye ibyo byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.